Burya rero mu biganiro byinshi dukora ntabwo twibagirwa ababyeyi bacu, ntabwo twibagirwa abamama, ntabwo twibagirwa bashiki bacu, nta nubwo twibagirwa abagore. Mpamvu mu kiganiro cy'uno munsi turi bwibande ku ndwara iboneka mu bagore. Iyi ni cervical cancer, ikaba ari indwara cyangwa se ari kanseri y'inkondo y'umura. Iyi ni kanseri iterwa niyo bita human papilloma virus. Akenshi iza bitewe n'imibonano mpuzabitsina mu bantu baba bafite iyi virus. Ni muri ubwo buryo wakwandura iyi kanseri. Igihe rero bimwe mu bimenyetso by'iyi kanseri bidahita bigaragara ko kanya, kuko igaragara akenshi ari uko imaze kugera mu rugero rurenze. Ikaba ari nayo mpamvu akenshi idakunda kuboneka, ahubwo iboneka yarenze, nayo ikaba ari nayo mpamvu yica, kubera ko iyo yarenze kwivura biravuna. Iyi kanseri rero inshuti bavandimwe, ndagira ngo abantu bose bari bwumve iki kiganiro bite kuri iki kiganiro, bacyumve bagisobanukirwe. Kandi imba ufite inshuti ukunda, inshuti ubwa inshuti y'umumama, inshuti y'umubyeyi ndetse n'umugore wawe ukawumukunda, ukora uburyo bwose usharinge ikiganiro, kuko nzi ko hari ibyo kizamumarira, ko iyi kanseri ni mbi, irababaza kandi irica. Nagize privilege yo kwita ku bantu bari barwaye iyi kanseri, ikaba ariyo mpamvu nzi ububabare bwayo, nubwo nabibonaga ku bantu bari bayirwaye, ariko ni mbi cyane mbibabwire. Niyo mpamvu rero nifuje kugira ngo nkore iki kiganiro, maze abacyumva gisangize abavandimwe b'abagore, igitsina gore. Iyi kanseri rero navuga ko ikunda gufata hagati y'imyaka 18 kuzamuka, cyangwa se ibindi bitabo bizakubwira hagati y'imyaka 21 kuzamuka. Ni ukuvuga rero ngo mu bimenyetso by'iyi kanseri bishoboka kugaragara, nubwo akenshi bitagaragara, nuko harimo ukava amaraso mu buryo budasobanutse, utari mu mihango, kandi nta kindi kibazo uzi ufite cyatuma uva, bityo ukabona utangiye kuva. Nanone ushobora kuva mu gihe umaze gukora imibonano mpuzabitsina, cyangwa se ukava mu gihe utakibyara. Hari n'igihe nanone uva ibintu bimeze nk'amazi, binuka kandi bifite ukuntu bisa mu buryo budasanzwe. Ibi ni bimwe mu bimenyetso bikunda kugaragara rimwe na rimwe. Ikindi ni uko ushobora kugira ububabare mu gihe urangije gukora imibonano mpuzabitsina, ndetse nanone ukagira pelvic pain. Ntago ari ibyo gusa, nanone ukababara mu gihe uri kwihagarika, kandi nanone ukumva ufite ikibazo cyo mu mugongo akakurya. Ibi rero ni bimwe mu bimenyetso ushobora kugaragaza, nubwo akenshi bidakunda kugaragara. Ikaba ariyo mpamvu habayeho gukangurira abadamu bose, abagore bose, ko byibuze buri nyuma y'imyaka 3 bajya kwipimisha iyi kanseri ngo barebe ko ari bazima. Iyo bayibonye ikiri hafi itararenga, iravurwa
igakira, ariko iyo imaze kurenga igeze mu ma stage ya nyuma iravuna, akenshi ntinakira ahubwo irica. Ndagira ngo rero mbasabe bavandimwe, umuntu bwumva ikiganiro akaba yumva ikiganiro ko gifitiye akamaro umugore we, mushiki we ndetse n'inshuti ye y'umukobwa, akoresha kugira ngo tushake uburyo twagabanya uburyo bwo kurwara kanseri, mu buryo bwo gusobanukirwa uko itera ndetse no kuntu twayirinda. Uburyo bwo kuyirinda ni ukugabanya abantu benshi ufite ugirana nabo bwo kuryamana nabo. Tuvuge imba ufite abantu benshi ukorana nabo impuza bitsina mu buryo bwo gusambana, niko nabivuga, ugomba kubigabanya kugira ngo utazandura kandi nawe utazanduza n'abandi bashobora kuba bafite uyu mugera. Ubundi buryo bwagufasha nuko udakwiriye kujya woza cyangwa se woga kuri private party mu gitsina ukoreshejemo amakemiko cyangwa se uburozi butandukanye, bwaba ari ubukozwe mu isabune cyangwa se mu bindi bintu byose wabwirwa ngo ujye wogesha kuri private yawe, ku gitsina cyawe. Ikindi kizagufasha nuko wafata iya mbere buri nyuma y'imyaka 3 ukajya ujya kwipimisha kugira ngo urebe uko ubuzima bwawe bumeze mu bijyanye n'iyi kanseri. Ibi bizagufasha ndetse bizatuma umenya aho uri ndetse n'uburyo wakwirinda ndetse n'uburyo wakwivuza mu gihe basanze uyifite. Iyi rero ni MEGAMIND LIFE TV. Iki ni ikiganiro cy'ubuzima, nkaba ndi umuvandimwe wanyu John Nyandwi. Ndabakunda, mbifuriza ko mugira amagara meza, mbifuriza ko mugira ubuzima bwiza. Niyo mpamvu mbategurira ibiganiro nk'ibi by'ubuzima kugira ngo dufatanye maze turwanye kandi twirinde indwara. Murakoze naho ubutaha ubwo tuzabazana ikindi kiganiro kiza kandi gifashije. Shalom shalom.